action. Yes, reka nongere ngusuhuze kandi nguhereza ikaze, nizere ko umeze neza aho uherereye hose udukurikiye. Murabizi ko tugira ikiganiro kiri ko harabiki ngo urubyiruko rufite impano zigaragaza. Uyu munsi rero n'ubundi twagiye gusura bamwe mu bakinnyi ba comedy hano mu Rwanda, ndetse akaba ari n'abakinnyi ba filime. Ngiye kujya kubana muri kino kiganiro by'umwihariko ni Komboresha Imbavu 250 cyangwa se nyita cya amatara y'igitero gitera ubumwe n'ubushumwe n'ubukakazana mwakishima. Murabizi ko tugira ikiganiro kiri ko harabiki ngo urubyiruko rufite impano zigaragaza. Uyu munsi rero dufite abanyempano kandi banakoresha impano yabo. Se ni iki kibura ngo urubyiruko rufite impano zigaragaza? Tubaye ikaze hano ku Murego TV1. natwe mubona hano turabakinnyi Murongera ijwi nk'ibisanzwe n'ubundi turabizi ko muvuga cyane. Murongera ijwi kugira ngo n'abantu badukurikiye kano kanya baze kumenya se niba ndi twakiriye kano kanya. uko mutubona hano turi babiri dukina ku muyoboro wa channel witwa Abo Talent. Twari tumaze iminsi miremire igira nk'amezi nk'amenda tutabaha bimwe mu bikorwa dukina. Twari twongeye tugiye kubibutsa yuko tugiye gutangira kubatamo imizigo ishyushye imeze neza mwino minsi. Tugiye gutangira umwaka wa 2026 twitegura n'ibyo twateguye byose tubatamo imizigo imeze neza iremereye. Uravuze ngo mugiye gutangira mubatamo imizigo, ariko abenshi na benshi cyangwa se harimo abacecuru badasobanukiye imizigo. Ese ubundi imizigo ni iki? Nk'umuntu udasobanukiye urwo rurimi mukoresha nk'abakomedi cyangwa abakinnyi ba filime wamwunganira kugira ngo nanjye nitwa Ndagijimana Resisi mu bakuru y'umuyoboro wacu nitwa Abo Talent. Nasaba abantu bakajya badukorera sabu mu buryo bwo kugira ngo tuzamure impano yacu n'abantu b'u Rwanda bakeneye kugira batere imbere. Imizigo rero arimo aravuga ni za mbuga z'urubyiruko zigezweho. Dushaka nyine kongera tukazamura ibikorwa byacu tukagira urwego twongera tukabigeraho. Iyo bigeze kuri level nziza ishimishije aza gucikamo intege tumara igihe tudakora, ariko twifuza kugira twongere tuzamura ibikorwa dufatanye nyine uwari umufana n'ubundi wacu twongera amenye ko noneho twaje ni fire. Mwaka wa 2026 dushaka kuba ari mu fire. Nizere ko nkuko mwavuze ngo nabo Talent mutazatubera nk'abo mutazatubera nk'abo ubwo mukagaragaza ibikorwa. Akenshi na kenshi turavuga ati nk'abakinnyi ba filime, nk'abahanzi dukunze kubakira, nk'abakinnyi ba comedy hari ukuntu mwibwira abantu nk'abastar nyine, cyangwa se mugatangira mukina nka filime cyangwa se comedy bitewe n'icyo mukora. Ese nk'abadukurikiye kano kanya bumvishe ko mukina filime cyangwa se bumvishe ko mukina comedy, ntago mwabanyurizaho nk'umukino nk'umwe cyangwa se nk'agakomedi nka kamwe kumva ko mu by'ukuri twakiriye abakinnyi ba filime hano cyangwa se ba comedy kugira ngo muze gutandukana n'abandi tuza kwakira, kuko bashobora kuza n'abandi ugasanga bo ni abahanzi ariko itandukaniro rikaza kuvamo uko mwebwe hari ibyo wenda mwagaragaje icyo mukora gitandukanye n'icy'abandi nabo bagaragaje. Sinzi hari filime tugiye gusohora, ariko iyo nguyu yagiramo isoni bazamucunge byataye. Aba yagize byinshi cyane bazamucunge kandi baramutse bamubwiye ngo hari ibintu ushobora kuba wamubwira muri filime neza bikaba byamunanira kubikina. Twigeze gukina filime yose ayirangiza yibereye inyuma ya kamera gutya ameze gutya, ariko reba ahubwo ndimo ndasaba abantu bayikurikirana bazaducunge, barabacunga n'umuntu akunda kwihisha cyane. Okay, murabizi ko turi mu mwaka, tugiye kwinjira mu mwaka ujyanye n'imisoro, tugiye kwinjira mu mwaka, turi mu mwaka kwanza wo gusora, turi mu mwaka wo gutanga mituweli, kuko urabizi indwara no ya mbere ishobora buri muntu wese, waba urije waba uri bogari nkuko mujya mubivuga. Kano kanya ngira ngo nk'urubyiruko murabizi ko turi imbaraga z'igihugu, nimushakishe buryo ki mudukubitira agakino kajyanye n'ibyo bintu mu kubikangurira abantu, cyangwa se nimba mwebwe bitabareba urabona ikijyanye n'icyo ngicyo, urabona ibintu bijyanye na mituweli no kugira ibintu nk'abaturarwanda nyine, kandi umutungo w'umuturage cyangwa w'igihugu wa mbere